buriya birahugu bya Palestine n'ibindi bihugu byose byashatse kuzimya ikarita y'Abisiraheli. Ibihugu byose birahaguruka birarwana baratatana baragenda bavuga ngo nubwo mugiye nzabagarura muri iki gihugu. Haleluya. Kandi nimbagara muri iki gihugu kuko nabamenye izina nkabamenya neza. Nihagira umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Nagira umuntu gutunga urutoki nzarugeraho umutikuri. Nihapfa umuntu mwe uza igihugu kizaje kibateye kikica umuntu umwe bo 15 baba biteguye. Nuvuga ngo bishe ngo umwisiraheli 15 baba bagomba gupfa. Pastor wahuye n'ibibazo. Pastor waje asanganye icyumba aravuga ngo kuko ari wowe uvugwa cyane nawe ukunzwe. Ngiye kuguhagarika arampagarika ntabi. Icyumba kirasenyuka Imana irarakarya mu rugo rw'igiye kubice ndikanyara Imana irambwira ngo musabe icyo nshaka. Naho ni intambara y'Abisiraheli yarahanuwe. Nubwo bakubitwa bakajya guca Imana igatanga nuza bagakubitwa ariko Imana ijya kugaruka ku babisha babo. Ijya kugaruka ku banzi babo. Zaburi ya mbere. Amahoro y'Imana ashituze umusaraba umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu uyu munsi mwiza Imana iduhaye umugisha wo kongera kuza imbere yanyu. Turashima Imana ko turi bazima tutishwe n'ibyaha tudapfire mu byaha. Ntago turi mu barimbuka uyu munsi ibyo ni ubuhamya bw'ukuri. Uyu munsi umugisha w'Imana wongeye kutugarukaho twongeye guhura n'umukozi w'Imana Nkurunziza. Yesu nashimwe. Yesu nayimaze cyane. Imana kwishimire. Mumeze mute amakuru iminsi? Ndashima Imana. Dusuhuje abantu bari mu Rwanda, abari ku migabane itandukanye, abari hirya no hino, abumva ikinyarwanda bose aho bari. Hari n'abarundi bajya badukurikirana ndabizi. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana Nkurunziza, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kungurana ibitekerezo, ariko nawe tuguhaye ikaze nimba ubishoboye ujye muri comment ujye udutera ingabo mu bitugu uvuge uti amen cyangwa se ukundi kuntu. Comment biteretse ku mutima wawe iradufasha, ituma tumenya ibyo dukora nimba ari byo cyangwa se tutarayobye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Turasuhuza abantu cyane inshuti zacu zica mu gikari zikatwandikira. Ndasuhuza ngeze nubwo Jeanne Paul, ndasuhuza Jennifer ari Kampala, ndasuhuza Aisha ari Kigali, ndasuhuza ni benshi cyane nasuhuza ntago ndi bujye kubarondora, ariko Imana ibahe umugisha abo tujya tuganira mu gikari cyangwa muri za comment bakatubwira ati turabakurikira. Imana ibahe umugisha cyane. Hanyuma Nkurunziza amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere wamwibwira gute Nkurunziza? Umuntu wambona ari bwa mbere amazina yanjye ni Nkurunziza Augustin. Ndi umuvugabutumwa kandi nkaba nkunda Imana. Amen. Imana duhana umugisha. Kuri Zaburi ya mbere TV nimba ari ubwa mbere uhageze ukaba tubonye ari ubwa mbere ndagusabye ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Hanyuma Nkurunziza umukozi Imana twagira ngo dutangire dusenga dushima Imana. Duhaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe kubana mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo rikomeye tugarutse imbere yawe turagushimiye. Uri umukozi w'umuhanga, iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Ni wowe uduhamagara mu izina, ni wowe uduhamagarira umurimo wawe. Nyemerera nkuye aka kanya wiyoborere. Turaritse Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera kugira ngo abe mu ruhande rwacu. Ikindi nsengeye umukozi wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe kugira ngo amavuta y'Umwuka Wera mwinshi amubeho mu izina rya Yesu. Umugotesha ingabo zo mu ijuru, tugotesha ingabo zo mu ijuru kubw'ubuntu n'imbabazi zawe. Iki kiganiro kandi turagisengeye kugira ngo uwo kizageraho wese kizamugirire umumaro mu by'Umwuka Wera, ubwami bwawe bubashe kwaguka bugere kure. Nsengeye abazadukurikira bose kugira ngo habwe umugisha nawe kandi ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe riba ryo ishyirwa hejuru. Mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen amen. Mukozi w'Imana karibu ku ijambo ry'Imana. Imana ibishyize ku mutima. Murakoze cyane. Dukomeje kubasuhuza mwese abari kure na hafi. Yego. Amahoro y'Imana bane namwe. Amina. Reka tugane ku ijambo ry'Imana ndakeka bamaze kutumenya. Reka dusome igitabo cyo kuva ibice 33 umurongo 12. Ibice 33 umurongo wa 12.
kuva. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Mose ati dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Amen. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukurine. Ikizamenyesha yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Uwiteka abwira Mose ati icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Amen. Hari akantu aho ngaho nkuyemo tuvuge ngo amen. Kumenywa n'Imana byonyine gusa bijya bivuguruza imigambi w'Imana, igafata akarere kagahindura imigambi ya Satani, bigafata akarere, bigafata umurenge, bigafata umudugudu kubw'umuntu umwe gusa. Imana yamenye izina kuko wangireho umugisha nkakumenya izina n'icyo uvuze. Haleluya. Ndagikora. Nahise ntekereza uburyo Imana ishobora gushaka gukora ikintu ariko kuko hari umuntu wayimenye ikabanza ikamucaho ikamuha ati nkora iki, kabwira ati hoya bareke bakomeze batambuke. Ariko sinzi ukuntu urimo kukumva. Haleluya. Ndakumva. Kuba umuntu Imana yamenye izina, iki cyari igihe cy'uko Abisiraheli bari bamaze kubabaza Imana ngo bagiraga n'umwanda, ngo bagenda bituma ahantu hose ngo bagenda kwiza umwanda ahantu hose n'amagambo bakomeza kuvuga bitotombera Imana. Bituma Imana ibabara ngira rakara cyane, ngibwira Mose ngo iramubwira ngo Mose ubu bwoko namaze kubuvamo, cyo kora wowe ndabufata bwose mbuzimye, ariko wowe haleluya wowe Mose wamenye izina kuko nakumenye izina. Mose wowe kuko nakumenye izina ukabura uwanjye ndagukuramo nzakugeza mu gihugu, ariko ubwoko nyemerera. Ariko abanza kumusaba imbabazi, nyemerera mbwice mu mare. Natekereje kuri icyo kintu, nyemerera mbwice mu mare. Buriya ariko mbabwire, njya mbwira abantu kavuga imvura hari idashobora kugwa, ariko kubera abera bakiri mu isi babasha kuniha imvura ikagwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dutungisha benshi, imvura ikagwa kubera ko dutungishe benshi, kubera ko hari abera mu isi. Ushobora kuba uri umutinganyi wakora ibiki byose Imana ikarakara, ariko ko hari abantu bakivugana n'Imana neza, Imana ikavuga ngo kubera ko Mana tukiri mu isi ntabwo dushaka ibiho, Imana ikagenda ku cy'umuntu w'Imana avuga kubera n'icyo uvuze ndagikora. Haleluya. Kubera ko uyu muntu azwi n'Imana gusa bigatuma nigeze mbwira ndavuga ngo polisi igitumye zibayeho nabera b'Imana, igitumye igisirikare kibayeho nabera b'Imana, gitumye guverinoma ibaho, gituma leta ibaho n'ukubera abera b'Imana. Nukuvuga ngo nta buyobozi na bumwe bujyaho budashyizweho n'iki n'Imana. Bivuga ngo Bibiliya avuga ngo Imana itarinze abarinzi ba la chance de dobre barindira ubusa. Hari abantu basenga bakavuga ngo Mana ngo ubwo mubyuke neza, urinde polisi zacu, urinde igisirikare, urinde inzego z'umutekano dasoni n'izindi nzego z'abasekirite n'iki. Wa muntu agafata umuntu akagira ngo ni urinzi, ni umuntu w'Imana wamusabiye uburinzi marayika cyangwa umwuka wera la costa fo, akaza umwuka wera akamuzenguruka agashyira igitinyiro kuri we, agashyiraho ubudahangarwa. Ubuyobozi bwose Imana yabukuye amaboko burarangira, ariko iyi Imana ikibuhagazeho niyo wahagara, niyo waturuka he, nubwo wazute, nubwo wakora gute, ntago bishobora kugira, kuko ari abana b'Imana baruzamura. Amen. Uyu mugabo rero Mose kubera ibintu yanyuzemo, Mose yanze kuba umwami, yemera kujya mu ishyamba, yemera kujya kuragira. Icyubahiro cyo kuba umukobwa wa Farawo aragita icyubahiro cyo kwitwa umukobwa wa Farawo, w'umukobwa wa Farawo aragita. Yemera kujya kubabaranwa bene wabo, yemera kujya mu butayu, yemera kuzamuka ajya kubabara, yemera kujya kuragira kubera umugambi w'Imana. Icyo Imana yaramuvuzeho, umugambi w'Imana umwinjiramo. Imana irangije ibonye kuntu guca bugufi kwe iravuga ngo Mose we
kubera ko nakubonye nakumenya izina nakumenya izina nkaguha umugisha nicyo uvuze ndagikora nicyo uvuze icya mbere ni iki kuko nakugize gute nakumenya izina ukabura uwanjye uzi ko abisiraheli uyu munsi tuvugana bari mu makuba n'ibyago umuriro uraka hirya no hino impande zose induru ziravuga noneho iyo usomye amateka ureba ukuntu abisiraheli bigometse ku mana bakanayimura burya harimo abasenga ibigirwamana barimo ariko kubera isezerano ry'Imana nimba hari umwisiraheli umwe Bibiri ivuga ko ngo Aburahamu Imana yamusezeranyije iti uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha nimba hari umwisiraheli umwe urimo agahagarara muri iryo sezerano rya sekuruza Aburahamu uyu munsi Isiraheli iranesha amahanga nubwo ari abanyabyaha nubwo bakora ibyaha nubwo basenga ishushanyo nubwo bajya bavuga ngo za Illuminati n'ibiki byose n'iriya miryango ya gishitani ngo myinshi ifite y'ibyicaro ibyo byose nubwo byaba bikorerwa ariko umwisiraheli umwe napfukama akibutsa isezerano Uwiteka Imana baranesha kubera ko Imana yamumenye izina Bibiri ivuga iki Bibiri ijambo ry'Imana yavuga ngo abisiraheli ijambo kuba abisiraheli ni ijambo urabona Aburahamu yemeye avuga ngo vasiga ujye mu gihugu cy'Kanani imujyana muri Kanani ageze muri Kanani ngo Yosefu aza kwisanga mu gihugu cya Egiputa agurishijwe ariko Bibiri ivuga iki aravuga ngo nubwo bagiye muri Egiputa nzabagarura muri Kanani kwisanga mu gihugu cyo muri Egiputa no kwisanga mu butayu nuko Imana yari yabavuzeho ibwira Mose ngo hagurutsa ubajyane mu gihugu cy'amasezerano wasubizeyo uzi ko buriya abisiraheli nubwo Imana yatoranyije ndi igihugu Imana yatoranyije kandi havukamo Yesu niwe yavutse mu ntara kwa Yuda intare y'umuryango wa Yuda kitse cya Dawidi aho niwe yavutse bivuga ngo buriya abisiraheli ijambo kuvuga ngo abisiraheli n'ubwoko bw'Imana none se kandi ngo ubifuriza umugisha umugisha Imana ibahe umugisha baneshereza abanzi banyu ubwoko bw'Imana twikomereze turahagera nawe umugisha ndawuhabwa nawe umugisha urawuhabwa kandi bajya ngo abanyarwanda turi 97% ku bisiraheli duhuje amaraso byarangiye niyo mpamvu buriya hari ibintu byinshi biba ku bisi natwe byatubayeho buriya birahugu bya Palestina n'ibindi bihugu byose byashatse kuzimya ikarita y'abisiraheli ibihugu byose birahaguruka birarwana baratatana baragenda bavuga ngo nubwo mugiye nzabagarura muri iki gihugu haleluya kandi nimbagara muri iki gihugu kuko nabamenye izina nkabamenya neza nihagira umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma nagira umuntu gutunga urutoki nzarugeraho umutikuri nihapfa umuntu mwebwe uza igihugu kizaba kibateye kikica umuntu umwe bo 15 baba biteguye nuvuga ngo bishe ngo umwisiraheli 15 baba bagomba gupfa ubwo niba 230 niba 345 nuvuga ngo ishaka rero kugira ngo ukome umwisiraheli umugendeho Imana ishobora kuzika buriya niyo mpamvu umuntu usenga umuntu wavuganye n'Imana umuntu w'umunyamasezerano nta muntu ugomba kumuhangara nta muntu ugomba kumwegera kuko aba yaravuganye n'Imana wavuganye nayo iyo ushatse kumuhangara urimo kurwana n'Imana iyo wibeshye gukoraho gusa urimo gukora mu jisho ry'Imana nk'urugero ngenza abantu benshi bagiye bandwanya ariko bahura n'ibibazo urugero nge nigeze guca ahantu mvuye gusenga ndi mu mwuka ndagenda ndenza ahantu umuntu akana karirukanga byari masaha 12 n'ikikara akana k'agakobwa nyine abana barakinaga bumvishe nturutse rya bariruka kuko nashakaga kugira ngo ngere hari ahantu nashaka kujya ariko none nza nihuta kugira ngo ngere mu rugo mpindure mbone kugenda noneho hari abana barimo gukina byari nka 12 n'igice akana kamwe kavamo kakirukanga karira nyina azayirukanga aje ndahagarambaza umwana icyabaye nyina aje aravuga azanuka ngo ariko ngo ibintu bibicucu ngo bigorye ngo mwabaye mute ngo kwifata ngo ukankangira umwana uwo mukanze nkandi arantuka none anuka n'ibitutsi
byose bibaho ngira ngo yari yanamwe kandi ntiwakanze umwana ntabwo nakaza umwana yarigendera umwana w'imyaka 3 ne gutyo nari guhura nawe aranuka noneho ngeze hirya numva ibitutsi akomeje kunuka numva nk'ikijwi cya Satani cyangwa ngo ngene umukubite ariko ngarutse sangano maze kuba benshi ariko numva nyine n'umwuka wasubiye inyuma Satani agusunika kigenda ngo njye kumukubita ariko ngeze muza numva ijwi rambwiye ngo uramenye ntukore ikosa ryo kurwana uvuye gusenga ndamwihorera ngiye ariko nsanga abantu bamaze kuza bambonye aravuga ngo ni Nkurunziza gusenga umuturanyi wacu hasana no hariya ngo so runaka amenye noneho nibwo yarantutse neza yarantutsanuka kuri mama nuko ibintu byose havamo undi muntu arimbanaga na mama arambwira ati Nkurunziza n'umunyamasengesho amuhingero z'abantu nkabangahe bagiye bahura n'ibibazo kubera ngi amuha umupasiteri wahuye n'ibibazo pasiteri waje asanga nyobe icyumba aravuga ngo kuko ari wowe uvugwa cyane nawe ukunzwe ngiye kuguhagarika arampagarika ntabi icyumba kirasenyuka Imana irarakara mu rugo rw'igiye kubice ndikanyara Imana irambwira ngo musabe icyo nshaka naho babarogeye ibiryo bose bari mu buriri simbizi mbwira Imana aravuga ati genda ahubwo umuhe ubushumba ndavuga sinshaka guhangara uw'Imana yasize amavuta baje kumuha ubushumba none amuha ingero nyinshi z'ibintu byinshi aravuga ngo nagene aramubwira ati ngiye mukarabiye imbere ibizakubaho wa mwana aho yabaga baramwirukanye uwo muntu aho yabaga baramwirukanye kuko byantu byateje induru no kuba ansuzugwa nanutse barababara cyane aho yakodeshaga baramubwira ati sohoka urana umukozi w'Imana ukoza amakosa aho yagiye kuba umwana bamuroze mu minsi 2 gusa umwana barapfuye atuma aho wa muntu aramubwira ati mama runa unshakira umukozi w'Imana umusaba imbabazi kandi umwana yaramaze gupfa hashize igihe gito umuntu arantuka aranzengereza ku buryo nababaye amarira amanuka amaze kumanuka icyo gihe yarajya gupfusha umwana we agahenda k'umukozi w'Imana senga Imana ngo ikureho ariko nubundi inkota ntiyavuyeyo nubundi yarapfushije uzi ko dufite urufunguzo rufunga rukanafungura nubundi yarapfushije kandi agiye gusenga ngo bihagarare ko birangira gutyo si nibyo gusa hari abantu bagera kuri 5 ku buryo ubu hari igihe umuntu ajya kuvuga akavuga ati reka kuvuga Nkurunziza uyu ni umukozi w'Imana rero abisiraheli iyo wihanse ukabarwanya ubu utangiye kurwanya Imana nubwo baba mu bigirwamana nkuko bavugaga nubwo baba mu bintu byose bitandukanye ariko kubw'isezerano Imana ya Abraham yamenye ngo nduwiteka ndirahi Abraham kuko wemeye kuva muri uri ugasiga igihugu cyacu ugasiga ubutunzi ugasiga iki gihugu nzakibaha iki gihugu cy'Ikanani nzakibagaruramo rero barimo kuza bahuye n'ibibazo byinshi bahura n'ibibazo mu nzira niho ngo habaye ikibazo haleluya amen habaye ikibazo cy'ibyaha bakoraga n'amafuti bakoraga bagena bituma ahantu bakora ibiki byose bagira umwanda n'Imana irarakara bavuga ngo Mose ngiye gukora ikintu nica abisirayeli bose mbamare kubera ko barambabaje Imana imwibutsa isezerano ibuka amen ibyo wakoreye mu gihugu cya Egiputa abana b'imfura bose bagapfa ibuka inyanja itukura kuntu wabambukije ibuka ibyo wakoze ese abazabyumva ko wabishe kandi waravuzeho ukavuga ko ubazi ukababwira ko ngo arabisezerano ukabavuga ko ari ubwoko bwawe nibabonye ko wabishe azavuga ati noneho mwisubiranyemo Imana avuga ngo yango narakaye Imana noneho Mose arakomeza aramwibutsa ngareka aravuga ngo kuko ngibuka ibuka wenda nushaka kongera yasoma niho abise Imana yabaye isa nk'irakaye nayo ishaka kubica ishaka kubarimbura arangije noneho umunsi kuko yarazwi n'Imana abizi ko bari n'inshuti abizi ko bakundana aravuga ati Imana ibuka nuko ngo Mose abwira Uwiteka aganira n'Imana imbona nko dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko ujya untegeka ukambwira ngo yobora bano bantu nk'abayobora ariko ntumenyeshe uwo udutumanye ariko waravuze uti warivugiye nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha kandi wangireho nkuzi izina amen umuntu Imana nkuzi izina kandi wangireho umugisha hepfo avuga ngo iki ubwo yarimo kuyicata n'Imana nkuzi izina kandi wangireho umugisha nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo umenye mbone uko ndushaho kukugiriraho mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha kandi wibuke ko ubu bwoko ari ubwawe Imana yari yabuvuze kuva kera
wibuke kuva ku bwa Aburahamu kugera muri Kanani gusura muri Egiputa kugaruka wibuke ko ubwaka ari ubwawe nubwo babuhangara bakabutera bakaburwanya bakabwica ariko ubwoko n'ubwiki n'ubw'Imana wibuke ko ubwoko ari ubwawe. Amen. Imana irabyibuka. Komeza. Umurongo wa 14 aramubaza aramusubiza ati arangije nawe aramusubiza ati Uwiteka nawe arivugira ubwanjye nzajyana nawe nkuruhu nyemera ubwoko mburandure mbukureho nzijyana nawe n'undi barakuvuna barakuzengereja mugeze muri Kana nawe nzibanira nawe ubwoko ubwo ndashaka nubwo nabuvuzeho nkabuvugaho nkabumenya nkagira gute nyemerera tubureke twigendere nkuruhure kuko barakuzengeje bose mbice. Umurongo wa 15 Mose aramubwira ati Mose arongera aramusubiza ati ubwawe nutajyana natwe nawe ntudukure ino natwe twihore tuame hano kandi yari yakunze Mose yaramumenye izina nutajyana natwe ntudukure turekere hano twese ningo yakavuze ati none mpane n'ubu bwoko ndabizi bwakubabaje bwaguhemukiye bwakoze amakosa ariko nanjye mpane nabo. Haleluya. Umuntu w'Imana sha umuntu w'Imana niba munavuze turakinga tukanakingura umuntu w'Imana buriya reka mbabwire n'ugera ku muntu yaba uri umukozi wa leta waba uri iki waba uri umunyamategeko waba uri umuntu ukomeye ukagera ku muntu wagera ku busambanyi ugasanga ntabarizwayo wagera ku matiku ugasanga ntabarizwayo wajya mu bya bintu byose by'akavuyo byose ugasanga ntabirimo wagera mu busambanyi n'ubutinganyi ugasanga ntariyo wagera mu byo ugasanga n'ushaka wa muntu uzamwigireho inshuti. Haleluya. Aravuga ngo kuko wamenye n'ubwoko bumenya nutajyana natwe ntudukure ino noneho twice twese umva umuntu w'Imana uvuguruza Imana umuntu uvuguruza Imana Imana icyo yatekereje nasomye ngo umuntu w'Imana ngo icyo yarahiriye nubwo cyagira nabi ntisivuguruza uyu muntu w'Imana yamenye ikamumenya izina arangije Imana birayobera kubera umuntu w'Imana. Umurongo wa 15 ngo ikizamenyesha yuko nge n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha niki suko ujyana natwe ikizatumenyesha bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Umva ariko umuntu w'Imana nutwica n'abanyamahanga ukabica iki kizadutandukanya niba nge nsenga n'umunyamasengesho uri akaba ari umurozi twese ukaza ukatwica niba uri umurozi akaba umusambanyi ubu twese koko umanura umurudu utwice none se utwicisha inzara none se ureke kugusha imvura none se niki kizadutandukanya n'abanyamahanga niba tukubwiye ngo gusha imvura ntuyigushe ikizadutandukanya n'uramurozi niki. Haleluya. Amen. Ikizadutandukanya nawe niki aranje Uwiteka ko kabitekerezaho niko yananditse. Haleluya. Uwiteka abwira umurongo wa 14 Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze ndagikora. Talakistafo umuntu w'Imana arangije aravuga ngo nicyo uvuze talakipo kuvuga ngo gusha imvura nicyo uvuze cyo kugusha imvura nicyo uvuze cyo kurinda ubuyobozi ndaburinda nicyo uvuze cyo kurinda igihugu nicyo uvuze navuze ngo umuntu wangiriyeho umugisha muramenye ntihasagira umuntu witambika ku muntu usenga ntihasagira umuntu witambika ku muntu w'umunyamasengesho cyo kuba hari abantu babivanze hari abantu bakora n'izindi ndamu hari abantu bafite izindi imbaraga bakora nazo uwo wamurwanya bikemera ariko umuntu ufite umwuka w'Imana umuntu uvugana n'Imana umuntu ugendana n'Imana niba ushaka kwirinda uzirinda umuntu uvuga nicyo uvuze. Haleluya. ariko bakane yamukubisemo ikizadutandukanya n'aya mahanga ni n'utwicana nabo aravuga ati ariko Mose ndakumvise nicyo uvuze ndagikora. Aragikora. Reka twumve ijambo Paulo yandikiye abakorinto ba kabiri ibice 6 yavuze ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Umva gukorana n'Imana Mose yakoranaga n'Imana yagenanaga n'Imana Nkurunziza akorana n'Imana. Haleluya. Ndakorana n'Imana ibintu byose bitari mu mugambi w'Imana turabifunga mu izina rya Yesu cyangwa tugafungura ibiri mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu. Reba hano 23 kuva 23 ku murongo wa 25 some icyo gice kuva 23 imaze none kubemerera umva ariko aho ngaho yari imaze kubemerera kujyana na iravuga ngo nicyo uvuze nijya gute ndagikora irangije bahisezerana ngo kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu. Arabwira ati ariko murambabaje muranamemukiye ariko none kuko mbemereye kugenda icyambere
muzakorera kondisiyo muzagendane nanjye muzakorera Uwiteka Imana yanyu muzakorera Uwiteka Imana yanyu yego nayo izaha umugisha umutsima wawe icyambere nugendane n'Imana wa munyarwanda we wa murundi we abari hanze abanyarwanda batwumva bumva ururimi nukorana n'Imana icyambere izagira gute izaha umutsima ubwo ndiko sezana yari bahaye icyambere izaha umutsima umugisha umutsima akazi kawe n'amazi umugisha umva ariko akazi kawe izagaha umugisha ibyo ucuruza izabiha umugisha abuhinga izaha umugisha uyu muntu kuko Mose yaramaze kubavuganira yabaye ngo n'icyo usabye ndagikora ariko noneho ngiye kujya n'umugendana nanjye mugakorana nanjye nzaha umutsima wawe nzaha akazi kawe nzaha umugisha ibyawe amen yego ngo nzaha umugisha amazi yawe nzaha n'umugisha amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwe arangiye ngo nigeze mbwira abantu ariko tuvuge ngo amina amena talasta amen amen ni gute ari abantu usanga Imana izamura kase ukamuha akazi umutsima nyine kamugawe umugisha ku mutsima kamuhera ku mazi akarya akanywa akatunga kagira imodoka akagira akazi akagira amafaranga yajya kurya mayonnaise ikamubuza akavuga ati kwa muganga bakamubuza yajya kurya ka mayonnaise yajya kurya ka salade yajya kurya kanyama yajya kurya gafi keza bakamutegeka kurya itoki ariko biravuze ngo nzaha umugisha umutima wawe harya umunyu nzaha umugisha umutima bivuye ngo ibyo uzarya byose l'état d'Aubert chanombre niba dukurikirane batwumva ibyo uzarya byose bizahinduka umugisha nzaha umugisha umutima wawe nzaha umugisha amazi n'unywa ji Imana izaba yahumana n'unywa amata Imana izaba yahumana amina n'urya inyama Imana izaba yazuhumanuye kandi biravuze ngo nta ndwara zizaba hagati muri amen 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 hari abantu Imana izamura bakibagirwa yabaha amafaranga bakajya kuyasamanira nigeze mbwira ndavuga ngo hari igihe umuntu avuga agakorera Imana kuko ari ubukene ariko yamara kubona amafaranga akamenya Ikivu akamenya ku Gisenyi akamenya Tanganyika akamenya i Burundi akamenya ahantu hose akandi agasohokana n'indaya akibagirwa Imana ariko umuntu w'Imana Uwiteka ubwo arivugiye uyu muntu w'Imana wamenye Imana icyambere umutsima w'izawu umugisha n'amazi kandi indwara la lastiko desta zikomeye zizabafata amina turiye ngo tubwire umuntu Imana yazamuye haga Imana yakuzamura ngo urware kanseri ngo urware diabete wubaha Imana gendana n'Imana niba biri tubwira ngo indwara zava hagati muri mwe izo ndwara zikurahe si uko wazamutse ukahita wibagirwa ugatangira gukorera izindi Imana ugatangira kwiyanduza ugatangira uyu muntu Imana yavuzeho ikuvuga ikavuga ngo umutsima izaweza yeze n'amazi nta ndwara zava hagati muri mwe izi ndwara wo zikurahe dukomeze dukomeze cya gice turacyakomeje nta ndwara zizaba hagati muri mwe nta ndwara zizaba hagati muri mwe mu gihugu cyawe ntawe uzavanamo inda umva ariko mu gihugu cyawe uyu muntu wamenywe n'Imana wowe ntabwo uzigera ukuramo inda etopenesta ntawe uzagumbaha ntawe le boya sansonegre nta ngumba zizahaba uyu muntu w'Imana ntabwo uzakuramo inda nta nubwo uzaba ingumba ni gute uragira amezi 2 amezi 3 ugatangira kujya mu bapfumu kwibagirwa Imana ukajya mu bapfumu ngo Imana iguha umwana bakaguha umwana wabo bapfumu wazindi kavamo kubera iki wamaze korera izindi Imana ariko nta ndwara ntanda izigera ivamo nta n'umuntu uzaba ingumba yego umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse yanjye ngo kandi umubare w'iminsi yawe c'est tomber les chasseaux droit kudakenyuka uzawusohoza mbega yigeze bwira Dawidi ngo uzinjira mu mva yawe ugize gute ushaje neza umubare w'iminsi yawe yose atavuye n'umwe Imana ifite mu kiganza uzayirangiza abarozi baroga batongera babinaga Imana ikurinze ntacyo uzaba hari igihe ubonamo amaguru byaje ukavuga ati ndapfuye humura hari igihe ubonamo ndabyanze hari igihe ubona warwaye ukavuga ati ndapfuye umubare wawe uzawumara neza udakenyutse niko ijambo ry'Imana ritubwiye ariko Nkurunziza ubwo uzi ko hari abantu uruta bamaze gukenyuka benshi cyane hari benshi cyane uzi ko hari abantu uruta imyaka y'amavuko uhura nabo ukagira ngo barashaje bamwe za suruduwiri imyaka yo kubaho kwabo iragabanyuka ariko iyawe kubera isezerano ry'Imana kubera ijambo ry'Imana ugenda ushisha uzasazana n'ikakamanito abantu barimo barangwa za suruduwiri utuyoga twa chifu twa 300 abantu amaso yatunutseyo ndareba umuntu tungana nkabona nyine imise yabaye ubwonko na za tunuri ndatunuri ngo hari izo bita umusirikare ngo hari izo bita ngo cyuma ngo hari izo bita arayinywa akayita sara
hari umuntu wigeze kuza mu rugo wowe rero umuntu ugasanga yaturumbuye yesitara amashanyarazi none asiga atabishoje arambwira ati reka njye kunywa agacyayi ruguru hano ugira ngo ni icyayi yarangiye ngo ni icyayi yarangiye naho yagiye kunywa dunda ubwonko noneho ndamushaka ndamura kandi twashaka kurara ducanye noneho aho naje kumubonera naraje ahita asimbuka yari yashe rimwe muri kaburimbo abamfasha mu ijosi ibaza umuntu ndi boss abamfasha mu ijosi arangije arambwira ngo nutama amafaranga yanjye kandi ngo namuhaye amafaranga sinafashe amafaranga abantu bakambwira ati nutamufatara gusebya mu muhanda sinashatse undi uza kubikora ntago bari abantu baba barapfuye reka twumve ijambo dusanga mu kuva 23 umurongo wa 25 ubwo abisiraheli bamaze kugera aho bagomba kugera ngo kandi muzakorere Uwiteka Imana yanyu oya twari twasomye ahubwo ubwo twasimbuka tukajya muri Yesaya reka dukomeze kubw'urugendo rw'abisiraheli noneho amasezerano Imana yakomeje kubaha dusomere Yesaya 45 duhere ku murongo wa mbere yego ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga kandi nkamuneshereza inzira zose zo kugira ngo agere mu isezerano ry'Imana kanesha amahanga ari imbere ye reka nkubwire umuntu wese afite amahanga ndagira ngo tubwire umuntu ufite amahanga amuzengurutse ufite abarozi hari abajya Tanzania ijambo ryatubwiye ngo nta iminsi yawe yo kubaho yose uzayimara udakenyutse haleluya ndagira ngo uyu muntu Imana izakuneshereza amahanga izakura ababisha mu nzira yawe ibyo bagutega ibyo bagutambika ibyo bakunagira aho bituka hose nibashaka babitabe nibashaka bakumanike nibashaka babishyirehe Imana izakuneshereza amahanga niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi kandi nzakenyuruza abami kugira ngo ugire gute mukingurire inzugi kugira ngo Imana izakingure urugi rwo kugira ngo nawe ukenyere amen kandi n'amarembo ntazugarirwa kandi ayo marembo ntago azigera yugarirwa na rimwe yumva isezerano rikomeye nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize nzakujya imbere mu kazi ka gucuruza nzakujya imbere mu kazi ka leta nzakujya imbere buri indege ugiye hanze nzakujya imbere ahantu hose nzaleta yasimi nzakujya imbere nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihinda Imana izamenagura inzugi z'imiringa n'inzugi z'ibyuma izabicamo kabiri shati yanjye ibintu biguteye ubwoba byamaze kugukanga Imana izabicamo kabiri iri ni isezerano ry'abana b'Imana komeza ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima nzaguha ubutunzi buri ahantu mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye reka dusobanure kuri aka kantu nzaguha ubutunzi buri ahantu hagize gute hahishwe bivuge ubu nubona kumeze gutya umeze gutya ariko imodoka zawe ziri ahantu pembeni nuza etaje yawe ifite ahantu iri abana ba Imana izaguha yarabatsimbye akazi kawe karahantu ibyawe byose Imana niba ifite mu kibira ahantu bidahungabanywa n'umuyaga yabihisha umupfumu bo barakurura bakabona iby'ubuzima urimo ariko hari ibyo Imana buriya hari ibyo Imana yabasha batabona ibyo babona nibyo Imana ibasha kubavungura nkuko babona zero passport n'ibintu byose ariko hari ubutunzi umurozi atazajyamo hari ibintu byawe Imana yari ngo nukuri ndirahiye Uwiteka nzakujya imbere ahataringaniye inzugi z'ubyuma inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri kandi nzaguha ubutunzi muri ahantu hahishe ahantu n'ibintu biri ahantu hiherereye nshuti yanjye wa mukobwa udukurikiranye birashoboka ko benshi kuko byo byaragaragaraga abarozi babyinjemo ubukwe bwa barabwica ariko kuko hari ahantu umugabo hari Imana yamushyize yamufatika mutsimba la lastico destasei kuko hari ahantu yamushyize uyu muntu Imana igiye kuzi guhuze nawe wa mugabo we kuko hari ahantu akazi kawe gatsimbye wa musore we ushobora ko hariza wa mukobwa mukiga kubona akazi karabuze ariko nzaguha ubutunzi buri ahantu
ahantu hahishwe. Imana ntago umuntu nta muruso uzabijyamo, nta mupfumu uzabijyamo, nta n'undi muntu uzabasha kubyivangamo kuko Imana ifite aho yabishyize. Amen. Kugira ngo umenye yuko ari jyewe Uwiteka kuguhamagara mu izina ryawe, ari nge Mana ya Isiraheli. Kugira ngo umenye ko ari Uwiteka kuguhamagaye mu izina ryawe, buryivuge izina ryawe akakanya rihamagawe. Niba witwa Marita rihamagaye, niba witwa Gatarina rihamagaye, niba witwa Daniel rihamagaye, niba witwa Nkurunziza rihamagaye, niba witwa Jakira rihamagaye, niba witwa n'andi mazina ba Kaneza bande bose, ba Aline, ba Denise, ba bose, ba Sandrine, ba Eric, babandi bose nawe guhamagaye mu izina ije kukuzanira ubutunzi bwa hano n'umundi buri ahantu ku ruhande Imana yongeye kuzana ibyawe, ibyo itigeze yereka umurozi, ibyo itigeze yereka umupfumu, ibyo yeretse umupfumu yarabyishe, ibindi byose biragira, ariko hari amahirwe yawe aje. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo natoranyije, kubw'umugaragu wanjye Yakobo natoranyije, Yakobo Isiraheli natoranyije, nguhamagaye mu izina, irongeye guhamagaye mu izina, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ako kantu ko yerekana Imana iguhimbye izina abapfumu batazi. Talatobe mu bisekuru by'iwanyu bine bari barakwise izina, niryo abarozi bagenderagaho, niryo abapfumu bagenderagaho, mu bisekuru byo kwa papa wawe, bisekuru byo kwa nyoko bukwe, bisekuru byo kwa so bukwe, mu bisekuru byo mu miryango bari bazi izina ryawe, ariko aka kanya hari izina rishya la sikotesta Imana yongeye guhimba. Buryo ugitinya ikintu Imana yirahiriye noneho irirahiye ku murongo wa 5 iti ninjye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itarige. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Nzagukenyeza. Uyu ni Kuri, ntabwo ari mu Isiraheli. Imana imuvugiraho mu imuvuga ngo irangije imuvugaho ngo ashaka no kwicwa, kugeza n'igihe ngo baje gushyingura undi muntu utari we, kugeza n'igihe yagarutse ngo ariko Imana imenagura inzugi, imenagura imiringa, imenagura ibiki byose imwinjiza, ngo irangije yicara ku ntebe abo umwami. Arangije arakenyera, iramukenyeza, imwambika amakote y'ibwami, imuha akazi k'ibwami, imugira umwami, aba umuntu ukomeye. Nshuti yanjye, hagara ku Imana yavuganye nawe. Aba Bisiraheli nubwo uyu munsi bakiri mu ntambara, nubwo bakiri mu rugamba, nubwo bakiri mu, ariko Imana yabamenye amazina. Haleluya. Imana irabazi. Isiraheli Imana irayisobanukira, bakubitwa, barwanwa, bagira gute, ariko Imana yabamenye izina. Imana irabazi neza. Ndagira ngo ubwire nawe uri Isiraheli, nawe uhimbwa Isiraheli. Nubwo hari mu muryango bakurwanya, nubwo bene wanyu bakurwanya, nubwo hari mu Bisiraheli ejo bundi igitero cyakubise kirataka kikicamo abantu, nawe hari ibintu bijya biza bikica ibyawe, bikica umugisha wawe, bikakuraho ibyawe, bakakuzengereza, abarozi bakakuzengereza, ariko kuko Imana iguhimbye izina, kuko Imana iguhimbye izina. Ndagira ngo ngubwire, niba baragutereje kanseri kuko Imana yakumenye izina, nta kanseri ufite. Niba baragutereje diabete kuko Imana yakumenye izina, ntayo ufite. Niba Imana yakumenye izina, ndagira ngo mbwire umuntu w'ikirema kuko baguteje uburema, niba uri mu Isiraheli barabikoza ariko ntibazabigeraho. Imana igiye kugukiza. Niba urwaye umuntu benda ufite randevu yo kujya kubaga, aka kanya nongera ngubwire kuko Imana yakumenye izina, ntacyo bizagutwara. Ndagira ngo tubwire umuntu wese udukurikirana aho yaba ari hose, kuko Imana yakumenye izina, ntacyo bazagutwara. Amen. Imana irakuzengurutse kuko yakumenye izina, ikenyuruje abami, igiye kugukenyera, igituma warwankwagwa, igituma bakuzengereza, igituma guhiga, nuko bazi kujya kwinjira muri gakondo yawe, nuko bazi kujya kwakira ubutunzi buhishwe, igituma bakurwanya, igituma warwanya inda yawe, nuko bazi kuvamo umuntu. Kuko isomye Bibiliya ugasoma igitabo cyo Guteka kwa 2:28 ku murongo wa 4 avuga ngo nzaguha umugisha, nzatanga umugisha, nzaha umugisha inda, imbuto yo mu nda yawe, nzaha umugisha imbuto yo mu nda yawe. Bivuge ngo kubera ko mu nda yawe harimo imbuto y'umugisha, nubwo Satani yayirwanya niko ntazayigeraho, nubwo Satani akurwanya mu gihagaro cyawe kugenda, nubwo business yawe yayinjiyemo, nuko isi ko muri iki gihe ugiye kujya kurangura hanze, nuko ugiye kurira indege, nuko Imana igiye kukuzamu. Niyo mpamvu abarozi bahagurutse, niyo mpamvu ariko Imana izaguha ubutunzi buri ahantu, nubwo hari ibintu byinshi bikuzengurutse, nubwo n'abacamunara zakuzengurutse, nubwo n'amakarede yakuzengurutse, nubwo ubona urugo rwasenyutse, nubwo ubona akazi kagize, ariko ko nawe uri umwisiraheli kuko Imana yakumenye izina. Cyo mabisire barwanwa cyane, nukubera ko Imana yabavuzeho, yavuga amasezerano akomeye, babarwanya kubera ko niwo kurwanya Imana, niyo mpamvu bataka, niyo mpamvu bazenguruka, niyo mpamvu batera, nuko Imana yabamenye izina ikabavugaho. Ariko umunsi Imana izagaruka ikaza guhora izakubita. Niyo mpamvu mu Isiraheli umwe apfa, abandi bakapfa 15. Niyo mpamvu mu Isiraheli umwe yapfuye kuko Imana yamuvuzeho. Nawe kuko hari abantu benshi bapfa ku bwawe,
wowe uyihuye n'akabazo gato wa undi wakuroze hari ibintu bye byangirika hari amazu ye yangirika hari inka ze ziramburura hari ibintu bye byose byangirika nubwo wowe utabasha kubimenya ariko bagutunga urutoki Imana ikarugenderaho bakwicira akantu gato Imana ikica ibyabo byinshi kuko Imana yakumenye izina nta muntu n'umwe uzakujyaho Imana yakumenye izina nshuti yanjye udukurikirana humura aho uri abantu bakuvuye nshuti zakuvuye nukuri mu Isiraheli nuko wavuzweho n'Imana niyo mpamvu abantu bakuretse benanye bakuretse bapara kureka amara kureka imiryango yakuretse niyo mpamvu ubukwe bwawe burimo gupfa abantu bose bakuvuyeho abantu bose bakwanga ariko ko yakumenye izina ikabiguhimbye izina hakaba ari izina rishya ugiye kwitwa Imana igiye gusobanura ibyabo nawe kuryo uzaboneka Imana muri kumwe amen wenda tugarutse inyuma gato urabona izi ntambara z'Abisirayeli zirimo ziba uyu munsi si ubwa mbere zibayeho ariko Imana yagiye ibarwanirira yagiye ibiyereka ese ni iki gitumye Imana yemera ko intambara zongera kubagaruka uyu munsi baba baracumuye cyangwa iyo somye igitabo cya Matayo muri Matayo hano ibice 2 umurongo wa 6 yego ngo nawe Betelehemu mu mudugudu wa Yuda nukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda kuko muri wowe arimo hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli yego noneho wagaruka mu Baroma ngo bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya iby'iri banga Abisiraheli bamwe banangiwe imitima ariko si bose kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse Imana iguha umugisha ese aba Bisiraheli baba bazira abanyamahanga babinjiyemo iyo usomye amateka twagiye tubona amasezerano y'ukuntu Imana igenda ibagarukaho uyu munsi ni iki gitumye uzi ko bura muri Isiraheli igihe cy'abana b'imfura hari n'abanyegiputa bashyizeho amaraso uzi ko hari abana kuva mu butayu hari ababajyanye none se ngo abanyegiputa ntibajye babinjizamo ibyaha ni hari aho Imana yarakaye ikabavamo inzoka zikabarya si uko bari bakoze ibyaha bitandukanye uzi ko hari naho bagera ubwo bakitotombera Imana kandi abanyegiputa bibafashijemo none se bageze mu gihugu baravuze ngo ntihazagira umuntu n'umwe mwanga kugaburira gufasha abo bitaga ba Gibiyoni ngira ngo baturutse hafi baza ngo bafite imitsima ngo kuko ngo iyo babona ko ari aba hafi baba barabishe nabo ngo baraza babinjiramo ngo babereka ko ngo baturutse mu gihugu cya Kuri imyenda bayiciye imisatsi bayikaraze ngo barabafasha ngo barenje bamaze kubagaburira ngo no basanga n'abanyamahanga kandi bari bamaze kubinjiramo banakoranye banagiranye nabisezerano yajyanye na Yesu uzi ko buriya babinjijemo ibigirwamana bakabinjizamo iki iyo Abisirayeli bakoraga ibyaha Imana yararakaraga ikaze gakubita igatsemba ariko kongera ikibuka isezerano bigatuma buri Imana birashoboka ko ishobora kuzika kwihanira ariko umunyamahanga ndibuka igihe kimwe ngo Yerusalemu isenyuka ngo Imana yabwiye ngo yaravuze ngo Nebukadinezari umukozi wanjye ngo nzamuto muri iki gihugu azakirimbure ngo ariko nawe nzamugarukaho kuko ari ubwoko bwanjye aba bantu nubwo bacumura nubwo bakora ibiki ariko buri muntu wese uterageje kubarwanya akabigikoresha akabarwanya nawe arabizira hano ngo mu muryango wanjye nzavanamo umuntu ari we nde Kristo igihe kizagera itorero ry'Imana rya nyuma ubwo Kristo azaza muri Isiraheli abariho bose bazatwarwa niwe uzayobora umukumbi nicyo byashaka kuvuga niwe uzayobora umukumbi awujyana mu ijuru ariko hano biri tubwiye ngo iki iravuga ngo nubwo bacumuye bakambabaza ariko harimo bakeya bagipfasha gupfukama nabwo ntago yagira gute ntizabarimbura kubera ko harimo bakeya ngo nubwo binjiye mu itorero ubu turi mu gihe nigeze mbabara cyane ati gute ni gute muri iki gihe kivuyeho cya korona isi yose bavuze ngo tuhagaritse ububari bwose n'isengero zose mu mateka y'isi wigezeho naho insengero zihagarara kubera iki Abisiraheli tweburiya natwe turabisiraheli Abisiraheli baratangiye barivanga binjije abanyamahanga barushyitse niko nabiri tubwiye binjiza mu itorero niyo mpamvu usanga hari ibintu byinshi birimo kugenda biba ni ukubera ko itorero ryabaga ari itorero ry'umwimerere ridafite ibindi byinjira none ibizira byamaze kwinjira abatinganyi barinjira abasambanyi barinjira abanyamagambo barinjira ibyaha birimo binjira abarozi n'abantu itorero ry'Imana ariko rimo bakeya
bazatuma n'iyi mvura ikomeza kugwa. Aba bake nibo batuma imvura igwa, aba bake nibo batuma ubutaka butoha, aba bake nibo batuma Imana itarakaranga izibarangiza. Aba bake bane nibo batumye Imana isubizamo inkota, nibo batumye itabamara. Ariko igihe kirageze kugira ngo muri uyu muryango hazave umuntu uzaza kuragira abantu ari we Kristo. Igihe kirageze kugira ngo Kristo azaze yishyira itorero rye. Yasize umugeni azaza gutwara umugeni, nicyo byasobanuraga. Igihe kirageze ngo azaze gutwara umugeni, niwe Kristo wavugaga uzaza gutwara. Nubwo mu itorero banduye ariko harimo bake batarandura, nubwo mu bisi harimo abanduye harimo batarabandu. Nta mpamvu rero nimwe yo kugira ngo hagire ubahangara aza guhangare akora ibyo ashaka, kandi harimo batarandura. Amen. Hari abatarandura, nubwo mu itorero biyanduje bakiyandurisha bagakora ibyangwa n'ubuteka bagakora amafuti yose, ariko harimo bake batumye Imana ikomeza kubagarukaho. Nagira ngo tubwire umuntu wese udukurikiranye, birashoboka ko mu itorero wanduye, birashoboka ko wiyandurishije, ariko nushaka, hari umuntu ushaka kuvuga ati rega nje bura gusambana, ngituma sambana nuko ndi umupfakazi. Ariko biri tubwira umuntu wita Ana mu butumwa bwiza, bitubwira ko ngo yamaze imyaka itarenze 4 ari kumwe n'umugabo, ngo amara imyaka 80 ngo ari umupfakazi. Ubazagushinza. Hari abakobwa abadamu baba barapfakaye ari bato bakavuga ati rega Imana nayo irabyumva irabibona. Hari abazagushinza, ngo hari abasore bavuze ngo twebwe ngo igituma tutashatse ni ukubera ko nako twabuza amafaranga dushake, niyo mpamvu dusambana, ni irari baryadufashe. Bazazana Yosefu agushinze. Nta muntu n'umwe uzajyana urubanza n'Imana. Hari abantu bari mu itorero bamaze kwangirika, barimo gutuma hari ibintu byinshi birimo kugira, kubera iki bamaze kwandura, bamaze kwiyandurisha. None ako kantu karambabaje cyane. Arambwira ati Nkurunziza, kuki bavuze ngo duhagaritse ububari, duhagaritse n'isengero zose bazifunge? Mu rusengero niho twagomba gusenga korona igahagarara, mu rusengero niho twagomba gusengera ibyorezo n'ibiki byose bigahagarara. None ni gute n'Imana noneho ahavugirwa Imana ho bahafunze? None bose muhame Mungu. Bivuga iki? Nuko Imana irimo kubona ibintu no gukorerwa amatorero byamaze kuba ubugambanyi, amashyari, kubeshyirana, ukuyimiki. Ariko uyu muntu wabeshyera ni Umwisiraheli, uzamurwanya, ariko we hazapfa 15. Uyu muntu umwe kurwanya, uyu muntu avuzweho n'Imana. Bishatse kuvuga ko n'iyi ntambara irimo kuba uyu munsi, urugamba Isiraheli irimo irwana n'abari y'Abarabu, ni nk'urwacu. Nawe buriya duciye muri Bibiliya urabona ruri rurangire rute? Buriya igihe cyose urugamba kurangira Isiraheli zanesha, kuko Isiraheli ni ifite amasezerano. Nubwo hasigara umuntu umwe, hagasigara umuntu umwe azakora agashya, kuko azaba ahagaze. Ndibuka igihe kimwe Abisiraheli ngo wajyaga kumva Afurisa babateye, ngo ariko bazana isanduka y'Imana. Yahagera gusa ngo ari bake ngo bakanesha. Bivuge ngo Abisiraheli bafite isezerano, nubwo uyu munsi barwanwa, nubwo bapfa, nubwo hajya gute, ariko umuntu wese uzahagarara akabarwanya akabatunga intoki wese azabigenderamo. Inka zabo zizaramburura, umuntu azajya yifata apfe nta umukoze, kubera ko barimo bararwanya ubwoko bw'Imana. Nubwo bari abantu bakora ibyaha n'Imana ifite kubihangara, iyo nyine yabahangara, nta wundi muntu ufite kubahangara. Rero kuba baratangiye guhangarwa kubera ngo ibikorerwamo n'ibizira byose bikorerwamo bakabahangara, Imana ishobora kwemera ko gufungura amarembo bakabataka bakagira. Ariko umuntu wese uzarwanya Isiraheli nabo azajya bigenderamo, kuko n'ubwoko Imana yavuzeho. Tugana ku musozo, reka tugane ku musozo w'iki kiganiro. Nshimye Imana yabanye natwe. Urumva nongeye kugira ibyiringiro nk'umuntu wavuzweho n'Imana, nk'umuntu ufite isezerano ry'Imana. Ibikubita Abisiraheli uyu munsi bishobora kunkubita, bishobora kugukubita, bishobora gukubita mwene data, umuntu urimo mu ntambara, mu rugamba rumeze nk'urw'Abisiraheli barimo uyu munsi. Bamubwira iki? Ngiye cyo nabwira umuntu udukurikirana uri mu byagezo byo mu munsi. Hari igihe umuntu ushaka gusanga afite ibintu nka 4 byose bimurwaniraho. Umuntu avuzwa n'Imana ararwanwa, ariko ijambo ryatubwiye ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, inzugi z'ibyuma n'inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri, kuko Imana yakumenye izina ndetse ikaguhindura n'izina. Umuntu Imana yahinduriye izina cyangwa umuntu Imana yamenye, iyo utaragera muri icyo gika hari ibindi bintu baza gucamo. Nigeze mbwira abantu, ndavuga ngo umuntu w'umukire uzamutse cyane akamenya akatunga ibintu, iyo utari hasi ngo uce hasi ngo uzamuke, nta muntu n'umwe ushobora guha agaciro. Kubera iki? Rero igituma umuntu ashobora kurogwa, igituma umuntu ashobora kurwara, igituma umuntu ashobora guhura n'intambara, hari ibintu bitugera kugira ngo bitwigishe ibyo tuzabona. Rero najya mbwira umuntu wese ugenda uhura n'intambara, uhura n'uburwayi, uhura n'ibibazo, uhura n'ubukene, n'ubushumeri n'ibindi byose, ikintu cyose kiba Imana ikizi ntikizagutera ubwoba, kuko izaguha ubutunzi buri ahantu,
kuko icyo akubaho cyose Imana ibizakirangiza. Ni intambara y'Abisirayeli yarahanuwe, nubwo bakubitwa bakajya guca Imana igatanga nuza bagakubitwa, ariko Imana ijya kugaruka ku babisha babo, ijya kugaruka ku banzi babo. Nawe ndajya nkubwire, igihe kirageze ngo waratotejwe, urangwa, urasuzugurwa, ushyirwa hasi, ariko igihe kirageze ngo Imana igaruke ku babisha bawe. Igihe kirageze, ijambo ry'Imana rivuga ngo bajya baza bagusatira, bagasubira inyuma gutera umugongo baguhunga. Hari abantu bagiye kuguhunga, hari abantu bagiye kugutinya, hari abantu bagiye kubona ko Imana iri kumwe nawe, hari abantu bagiye kubona Imana igutaba. Cyatumye Imana igushyira hasi ni ukugira ngo niguhe inzu utazumva ko ari amaboko yawe n'imbaraga zawe. Hari abantu Imana igiye guha amafaranga, ariko ikayabaha bari hasi, uzamenye ko ari Imana yaguhaye, umenye kubana n'abandi. Buri kintu cyose Imana yakwigishijeho, ndagira ngo nawe n'impamvu urimo kurwanywa, n'impamvu bakurwanya, n'impamvu uhura n'ibibazo n'iki, nuko Imana irimo kubikugira. Ahubwo fata uce mu ishuri neza kugira ngo Imana izaguhe diplome yawe neza, kandi uzasoza urugendo neza, kuko nawe uri Umwisiraheli. Ko bakubitwa kurana, niko nawe urimo kubitwa, kandi uko izabirangiza intambara zabo niko izarangiza n'iyawe. Imana iguhe umugisha. Akandi kantu nakwibutsa umuntu uri mu isezerano ry'Imana cyangwa wavuzweho n'Imana, iteka ryose iyo Imana ivuze ikakuvugaho ikintu, Satani nawe atangira kugaba ibitera arwanya umugambi w'Imana, kuko ni nabyo byamukuye mu ijuru. Wibuka Imana ivuga iti turemo umuntu agira ishusho nk'iyacu, wari umugambi munini, yari pura nini, ariko Satani ngo aje aravuga ngo kuki mwaremye umuntu mutambwiye. Guhera uwo munsi Satani atangira kwigomeka, ari nacyo cyatumye ageraho ubwo acibwa mu ijuru n'abamarayika bamukurikiye, kandi yari umuntu ukomeye. Uyu munsi rero none iyi Imana ikuvuze wenda iti nzaguha urubyaro, Imana ikavuga iti nzakugirira neza, nzaguha nzanza, Satani aca inzira nyinshi cyane atangira kukurwanya. Ibyo byabaye no kuri Aburahamu. Imana iramubwira iti nzaguha umwana, nzaguha urubyaro. Satani atangira uwo munsi atangira kumurwanya. Yamurwanyije aciye mu mugore we Sara, ibyo muravyibuka ukuntu yamugerageje, akagera bwamutoza kuryamana n'umuja we, atangira kumusuzugura ati tugeze mu myaka yo gucura ngo tuzabyara. Mbese muri makeya ibintu bikurwanya uyu munsi, bikurwanya kandi ufite isezerano ry'Imana, ntago rero birimo kurwanya, ahubwo birarwanya umugambi w'Imana. Gusa kwihangana kwawe kurakenewe kugira ngo Imana izagusohoreze ubona amashimwe menshi cyane. Ubigumemo neza, ukomeze uyizere, yavuganye nawe no yo kwizera, nimba ari yo mwavuganye no kubisohoza izabisohoza. Gusa biragoye. Hari umuntu umwe uherutse kumbwira akantu, ambwira ati buriya rega kugira ngo umuntu yinjire mu ijuru, ukinjira mu ijuru ni nko kubona zahabu yacu ikavanwa ahantu mu kirombe, ibaza inzira yaciyemo ikajya ku isoko i New York cyangwa ahandi. Iyo zahabu kugira ngo igere ku rwego rwo ku isoko mpuzamahanga bayirwanira abanyamafaranga, bashoramari, iba yaciye mu ruganda, iba yaciye ahantu henshi. None kugira ngo amasezerano y'Imana yashyikire gutya, biba byaciye ahantu. Gumamo neza, Imana iguhe umugisha. Turagushimiye inshuti nziza wabanye natwe, turashimira n'umuntu uwo ari we wese wabanye natwe kuri Zaburi ya mbere TV. Turabakunda, murabizi. Ndakwinginze nimba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro tubategurira umunsi ku munsi. Subscribe, like, share yawe irakenewe, na comment n'indi nkunga yose Imana yashyira ku mutima wawe. Imana duhana umugisha. Uko umwami Imana azagushoboza uzadutere inkunga kugira ngo tubashe kwagura ubwami bw'Imana. Ikindi, Zaburi ya mbere TV tubafasha muri services zijyanye n'ama event atandukanye, amafoto, video, live streaming, video zisanzwe, tukaba twanabikubikira ku buryo utazamisinga ibintu byawe mu gihe runaka. Imana idugire neza, Imana ibahe umugisha, turabakunda, tuzasubira. Soza usengera Imana, usengera abantu barwaye, abari mu bibazo, abari mu geragezo. Ibibazo ni byinshi hano ku isi, ariko umwami Imana ajya abasha kutuneshereza mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Imana, turaguhamagaye, uri Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri Imana ivuga bikaba, ukinga ntihagire ukingura, kandi wakinga ntihagire ubasha gukingura.
kandi nta wagukoma mu nkokora nta kubaza ngo ibyo wakoze ibyo ni ibiki. Birashoboka ko satani yahaguruka, birashoboka ko satani yarwanya, birashoboka ko yarasa, birashoboka ko yagira gute, ariko turabizi ko ari umurwanyi ariko atari umuneshi. Turabizi ko igihe cyose arwana ariko ntatsinde. Turabizi ko uri hejuru y'abarozi, uri hejuru y'abapfumu, uri hejuru y'imbaraga, uri hejuru y'amahembe, uri hejuru y'ibitego, uri hejuru ya kanseri, uri hejuru ya diabete, uri hejuru y'indwara zitandukanye, uri hejuru y'amadeni, uri hejuru y'ubushomeri, uri hejuru y'indwara zitandukanye. Ku ijambo ryavuga ngo amazi menshi umuraba w'inyanja, wowe witeka uri hejuru ubirusha imbaraga. Hari ibintu byinshi by'unyeganyeza, iyo wamanutse hari ibintu kubita hasi, iyo wamanutse hari ibintu usenyagwa. Niwe utanga agakiza, niwe utanga ubuzima, niwe utanga ubugingo, niwe wambika, niwe ugabura, ni wowe ubesha mu mazu, ni wowe ubesha imfubyi n'abapfakazi badafite shinya, no ukabeshaho kuba abakobwa ukabubakira, abasore ukabubakira, ukubaka ingo ukazikomeza, ugatanga amashuri abana bakiga, ibintu byose bikagenda neza. Uri Imana izenguruka abantu bakubaha. Dusengeye ubutumwa kugira ngo buzazenguruke bugere henshi, kandi satani namanukira kuburwanya azakubitwe hasi. Rero umuntu wese wari urwaye niyakire gukira, uri mu bitaro, uri mu rugo, urwaye kanseri, urwaye diabete, wandwara we turagutegetse, wandwara we sohoka, 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 sohoka. Indwara yariyo yose turayitegetse kugira ngo ikire. Aka kanya urakoze Mana kukomeje buno butumwa kandi uje kubushyigikira ndetse n'abazagerageza kudufasha bose ubahaye umugisha mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Zaburi ya mbere.